n'uwitwa Papa Cyangwe n'uwitwa Sky2. Uwitwa Papa Cyangwe aho yari yakoresheje press conference yitegura igitaramo cye kizabera muri University, yabajijwe abantu bagiye bamufasha muri kariyeri ye ndetse bamubaza n'uwitwa Sky2, ariko yasubije agira ati Sky2 ni inshuti yanjye, twagiye dukorana ibiganiro bigiye bitandukanye, ntabwo navuga ko ari mu bantu bamfashije muri kariyeri yanjye, ndetse nta na kimwe cya kabiri kiwe nzi kuba yaramfashije mu myaka 5 maze mu muziki. Papa Cyangwe yagize ati kariyeri yanjye navuga ababyeyi banjye, inshuti twagiye dukorana mu studio hafi aho ngaho, ndetse abo twabaga turi kumwe ndimo ndategura, abamfashaga mu bitaramo bigiye bitandukanye, abo nibo navuga bagiye bamfasha muri kariyeri yanjye. Ariko Sky2 ntabwo namuzana, nta nubwo yaza ku mwanya wa hafi cyane, n'ubushuti buri aho twirirwagamo tunywa amayoga, ariko nta kintu na kimwe navuga yamfashije. Wowe urabyumva ute? Ese niba uzi kariyeri ya Papa Cyangwe n'uwitwa Sky2, wavuga ko uwitwa Sky2 nta kintu yigeze amufasha mu kwamamara kwe? Papa Cyangwe yagize ati Sky2 ni umuntu twakuranye, ni umuntu twabanye imbobo, ducuruza imyenda, ducuruza ubuntu bw'ubuconco. Ni ibintu rero bigoye kuvuga ko yamfashije, ariko njyewe ku giti cyanjye mpamya yuko yamufashije cyane, kuko Papa Cyangwe ntabwo twari tumuzi, twagiye tumubona mu bintu bya showbiz nyarwanda, mu banyamakuru kwa Irene, ndetse tumubona kwa Rocky Kirabiranya, ariko apushinzwe n'uwitwa Sky2. Ariko kano kanya biteye agahinda, biteye n'ikimwaro kubona yamwihakaniye imbere y'imbaga mu binyamakuru birenga 100, amwihakana imbere abantu bose bareba, bavuga ko nta kintu yamufashije. Uyu Papa Cyangwe yaje kubazwa ku bya Rocky, aravuga ati Rocky nawe ntabwo navuga ko yamfashije cyane, bya bintu nyine birenze, murabizi namwe ibintu birenze. Yagize ati uwo muntu witwa Rocky ni umuntu wamfashije, ariko by'igihe gito, kandi nanjye naramufashije kubera ko yamfashaga hari n'amafaranga yanjye ari kugenda abitakariramo. Rero